akayira gafunganye karako munsi y'isoko umetse paka no ku gipangu umetse shamva Jose igenda naragukundaga niyo mpamvu wambyaje Serena bakora ibitambo kwa mwaramanuzero buriya nkubahira ko wambyaje Serena nicyo kintu nkubahira cyuko wambyaje umwana mwiza w'umukobwa mwiza ufite ubwenge nubwo utaza mu buzima bwacu nubwo tugukeneye pe ntago tugushaka ariko warakoze ko umwana mwiza w'umukobwa w'igitangaza nanjye ndicara nkamureba nkicara nkiga ibaza umwana nabyaye njyaranzibisha ndi mama we naribyaye kabisa warakoze nubwo yaje asa n'iwanyu Jospe nubwo yambyaje umwana akaza asa n'iwanyu ariko imico ubusire ibintu byose ni nyine wakane ninde wakane blessing blessing nawe naragukundaga ariko ikibazo cyawe ni kimwe naragukunze ngo umutima wanjye wose uvuye mu Bushinwa uzanye amafaranga ikintu wanyituye ni ukujya kurongora umugore wa Skaitu nkamenya yuko umwishurira inzu wanamugure na gazi ibyo bintu nibyo bintu byanandukanyije nawe ariko naragukundaga byanyabyo urangije uragenda urera mwana wanuzi wa Skaitu uzi ngo nuwawe uri umugore yaragutubure yarakubeshye paka Skaitu apimisha DNA nibwo yamenye ko umwana ari uwe uhita usanga umwana atari uwawe umwana uza kunsaba imbabazi umwana afite imyaka 2 sinari gusubira inyuma nari nakomeje wihangane nubwo buraya bwawe bwakunaniye bwatumye nkwanga kwa ko wagiye kunca inyuma twakomeje Sadi mugende mwumva ikintu mfa n'aba basore mwumva uburyo uburozi ari ikintu gikomeye cyane twagiye Sadi inde Sadi no kangahe 1 2 3 4 5 6 7 8 Sadi no akarindwi Okay Sadi naragukundaga pe Sadi nyine naragukundaga dore na tatuwaje yawe iracyandiho mwayibonye kanyibereke tatu yiwe ndacyandiho kamaye ariko ndagira ngo umenyeshe ko ejo nzaza kuyisiba i Kigali Sadi ari he ngo amubonye hariho na tatuwaje se nabo bantu ndi kukubwira rega twarakundanye baje mu buzima bwanjye mani byadanje we byibonere ntabwo uzuburozi muri ata so Sadi nyine naragukundaga byanyabyo wihangane kuba nyine nanjye naragwaye ikizamini Sadi nubu baracyakundana ntabwo dukundana turi inshuti kandi ntuzajya umbonana n'umu ex twatandukanye nukavuge ngo turakundana cyangwa tugiye kuryamana aba ari inshuti yanjye kuko tuba twaragiranye umubano ukarangira iyo mubonye rero ntabwo namucaho ngo simuhe big up cyangwa peace tujye tugendana mu byumve byararangiye nge sinkukunda byararangiye sinasubirana nawe Sadi gusa naragukundaga ikintu cyakubabaje ngo nuko nakubwiye ngo nagutuburiye nkagugereka umwana utari wawe abagore bose wagiye ukundana nabo wagiye ubarerera abana abo bana warababyaye none ugize amahirwe ahubwo njyewe uwanjye kurakurije mu nda uramureza avutse ukimera kumenya ko atari wowe buranyanze ngo uranyanze genda hazaza ukurenze twagiye wa 8 Tony uyu we mubanze mutapinge mukande kuri hati bimutere udutebe ngiye kumuvuga Stone cyane reka nanjye na ping mutere udutebe nyeneye kumva ngo twateye udutebe nta kindi udutebe nitwo nyeneye muri comment turi kuzanga ping rwose share the live ahiye koko everybody let's share the live everybody mutere udutebe sanariruka ntajyahe ngo Stone arirutse ndagatswe umva mutari udutebe ngiye tugeze kuri Stone muze hano ariko urabyibuka uburyo cyagiye yasohotse akajya kuririra hanze urabyibuka kugira ngo hahishe urabyibuka asohoka akajya kurira hanze mbabaye n'umubage rwose umuvuge gake iragajya kububaga cyane ariko ndamubaga mutapinga ndamubaga ariko si cyane niyo mpamvu nkeneye ko abantu benshi banza mugatapinga mukumva agahungu kari karansajije muri Kigali bro
karansajije nirirwa mbaga abakobwa mbatera amabuye mbatera amavide kubera agahungu kadashinga uri kumva twagiye DJ Sweet arahari ngwino hano none ikintu mbakundira iyo ngiye kuvuga ku muntu wawe ndacyarimo gushakira umva mukomeza abashu abantu mutera udutebe n'udusonga bugari bungeze kuri Stone harya ni wakangahe Stone ni wa 1 2 3 4 5 6 7 ni wa 8 ni wa 8 Stone twageze kuri Stone sasa ariko Stone urareba ngo ndagusanga mu kabari sibyo urareba tumuvudukanye urareba ngo ndagusanga mu kabari umansura kwa bonke bro mutapinga bonke bar kumva ureba umurari ntago ndeba murari sheri dore ndeba neza njye ubwo n'urugoyi rwamanutse ngo za kamwe tujya gushyiraho z'ubufu burarwabaretse kumva noneho uretse muntu ubwo Stone ubwo bamusanze kwa bonke amansura urasa neza urakoze sheri bamusanze kwa bonke amansura ubwo nawe ngiye kureba umushiti wanjye bita Niki ari we ngo wagiye kungambanira kwa Sadi akavuga uburyo umwana atari we agatuma dutandukana ubwo nikabarambwiye ati ariko se ubwo siyeri waho ndi ubona ababwiye bafunze nasanze ari umutinganyi nkamwanga yari amaze kumbabaza uwo nikaravuga ati ariko ubundi wakifatiye kano kana k'inzobe ko n'ubundi uriya mugabo wawe wasanze ari umutinganyi ukanamukoma ko uyu nguwe amurusha ubwiza abinkiramo ariko nyine bitari kunjyamo neza kwa kundi nyine uba watandukanye na boyfriend wawe urabona ufite boyfriend ubuhoro uri occupé uziritse uri busy ariko iyo mushwanye gatonya nyine babantu bose baborotse bamwe utakivugishaga babakobwa bakujyana mu gushinga no gusireyinga ubu utakivugisha kuko wubatse bose tutangira kubahamagara no kubakandaho kuko wabaye singo ubwo Niki uyu niwe Jessica nkunda namenye aha yewe niwe Jessica ni nje Miss Lopez Jessica Gini bro ubwo ndangije Stone mba ndamubwiye ati se nabonaga ari akantu k'akana nta musatsi gafite ari agapetitu ari nko mu myaka 18 noneho ngubitana na Stone nawe yifite depression akimara gupfusha nyina maze umwaka umwe apfushije mama we afite papa we nanjye ubwo napfushije mama wanjye mfite papa uri kumva ubwo nanjye ndi muri depression sheri yanyanze urumva ko twari dukubitanye twese dukeneranye nyine muri life kugira ngo twungurane ibitekerezo tutarwara depression umwana w'umukobwa ngo ni Niki abagiye kuri stage kubyina ubwo nari naje kumufana nyine kwa kundi uba ukundana n'umukobwa amansura nk'ahantu ukajya kumujyaninga umukobwa bagiye stage nanjye nkunda kubyina kuba ngiye nubwo nabaye boss lady iyo ngiye ahantu nkabona abakobwa bari kubyina nabi cyangwa bari gukubita nkumva bingiyemo nshiduka nahagurutse mu bakira nkajya kuri stage niyo mpamvu avuga ngo nambo bigisirimuka nkashiduka ndi kumansura da nazamutse kuri stage amajipo nazamuye nkibagirwa ko nabaye boss lady aka kagaguru karananiye kukagumisha ahantu hamwe kuri sanitazi ubwo Stone mbamutiye inkweto nari naje nambaye inkweto za taro zishinze kandi uwo mubebe yaragiye kubyina ibintu by'aba Jamaica bambwiye Stone namwe se Stone nije nanubwo nari nzi izina rye nagiye muri vestiaire ndambwa none yakurunika ari umugome Stone ubwo icyo gihe yari yaraguze agakweto keza ka Jordan kashyashya keza niko gakweto gashyashya yari afite za nkweto za Jordan ziba zifite akantu hano ku mpande ku marase harabura iminota 20 ngo tujye kwa Pastor Kim turabyina kaba kagashenete kaba kareretaho ku rukweto ubwo Stone abanije inkweto ndabyinye agashenete karacitse nkata kuri stage turamanutse muri vestiaire aza gufata inkweto ze ndamuhamagara ngo nazenze bwa mbere umusima yana nawe ndamubwira ati sha wihangana agashenete katakaye kuri stage nyine nabuswe ngatora none umuhungu agiye mu rukundo abaye nk'ikigori ngo yango nta kibazo ngo agashenete se ngo gatwaye ngo yango nta kibazo turanyweye umuniga turata agiye kunsezera
kumbi Nick we yashakaga kumunkingira agiye kunsezera umunsi wa mbere muri Anastone kuri moto kwa kundi umubebi aba yuriye kasike yambaye moto umuniga aje kumusezera ahita amabizo ngiye kumubabizo kutakwa kundi uvuga ati bye Shiduka yasomye aha ku munwa ariko sinabyitaho cyane nditahira ndiryamira umuniga agisoma ku munwa nimba yarazamutse sikariye zo kwa bonka bitekerezaho subiramo ko kantu nimba yarazamutse sikariye zo kwa bonka bitekerezaho Yesu azamuka yiruka muri vestiaire atabwira Nick iti mereza nimero za kiriya cyana mbabarira Stone ndagira ngo umenyeshe ko ngwino hano baguhamagaruze nkuvuge wumva nushaka umbwire nguzamure hano uzubivugire hano wewe wanirese bwa mbere nje nago nigize ngutereta wambawe wazamutse kwa Godfather ukajya kuvuga ngo ngiye ngo nagukuye mu ishuri kumamazeno ngo murongo ufite imyaka ngo mikenya ngushyira amago wambawe nago twahuriye mu kabaro mansura kwa bonke wowe uri umumansuzi wowe ubwawe niwe wiyakiye Nick nimero zanjye urenye telefonera urambwira naranakubaje urinde ngo ni Stone ngo wamuniga gutije inkweto twavuganye kuri telefone iminsi 2 tudakupa amayinita nshirana ugatuma amagara twaravuganye turara tuvugana twirirwa tuvugana ninjoro ubwo dupanga guhura umunsi wa mbere nahuye umunsi wa kabiri nahuye nawe twese tubana mu nzu nk'umugore n'umugabo ubwo muri uko kubana nuko bwa mbere waraje ransuri wanjye ndagutekera uraryama nitwarya kantu ubwa kabiri nibwo waje uhita uhaguma twita tunabana twabanye ufite imyaka 18 bro twamaranye imyaka 4 nge nawe twatandukanye ufite imyaka 22 nukazajya ugenda uneriseseme ngo ngiye ngo naragushimuse ngo ngushakura umwana umimbira kwa Godfather kumamazeno ukaza kungerekera imyaka nafite wa mbobo we nje mvuka i Kigali Nyamirambo mfite ibyangombwa mfite passport mfite irangamuntu identité y'u Rwanda nimba ari identité y'u Rwanda ufite n'amafaranga n'akazi kawe nago bwo mubaze ubwo ndagira ngo umenyeshe ko nagukuye kwa banke kuri stage ubyina mu kabari turabana dukodesha gukodesha birarangira tugura igipangu cyacu tuba barandroad natwe tugira abapangayi wambobo we dufungura na business y'akabari ibyo byose byavaga mu biceri byanjye we na n'igihumbi cyawe wigize unzanira mu buzima bwawe nabanye imyaka 4 nawe mu nzu na n'igihumbi wigize unzanira cyo ku murandroad ngo duteranye twishyura inzu nuzaze kunera iseseme yego niwe muhungu wihanganye tukamarana imyaka 4 tugatindana ariko impamvu wihanganye nuko wari umukene wari kunyanga ukajya he wari gusanga nde ko nge nari mfite buri kimwe cyose wari kujya he wihanganye kuko wari umukene nawe uyu ufite amafaranga nkabari abanguraga amamodoka bakagenda nawe wari kugenda niyo mpamvu nakubyariye muri iyo myaka 4 twatandukanye na mwana mfitanye nawe narakuretse ngo uzagende bakubyarire nabonye shani byaramunaniye kukubyarira ujya kwatera w'umujura nawe kumubyara wambwiye ko impamvu wanze tera ngo nuko ngo wumvishe ngo numujura wanze kakubyarira atera nawe umuta mu bigori imihanda yose ukomanya abakobwa wambowe wiri guteranya abakobwa ubugeze kuri Paula ubejo bundi Paula na rega ngiye mureke mbabwire Stone ko nge ninge wamutunza ari umupeti bro nge ndakuzi nka mama wakwibyariye mu nda nuzaze gufata abana b'abakobwa hano wirirwa baterateranya ngawo warongoye nawe bucya yavuze ngo yigize umugore wawe uwo wararanye nawe iri joro bucya yaba umugore wawe ndagira ngo abo bagore bose bakwirukanga inyuma mbamenyeshe yuko nta rukundo ugira ariko Stone nagabyara nta rukundo ugira reka mbanze mubwire turacyari kuri Stone nagabyara nta rukundo ugira wakunze ngewe ngenyine gusa ufite depression yuko twatandukanye noneho bitewe n'ibintu twanyuranyemo nge nawe ubyibuke ko twakundanye nta n'intebe tugira bro twicara hasi ku itapi tugurana intebe turi kumwe tugurana inzu turi kumwe tugirana gute imyaka inigize umaze kubibogari byangwe byose nakuguriye wangegera ko twatandukanye hari imyenda yanjye nakwatse mu myaka ine yose imyenda nakwambikaga umwenda wose mushyashya wadutse niwe wambaraga umwenda nuze uriya muhanzi wo muri Nigeria Davido umwenda wose ya postingaga kuri Instagram yiwe mushyashya netaga njya kukugura mu mujyi wa Mbobowe kugira ngo basi nkubahishe ngugira umugabo ninjye wakugize Stone wowe nkwigisha kwambara neza numukundwa n'abantu benshi batandukanye ko nge nari umustar ndi umu ex wa Jay Polly narinzwe ndi umu Vixen njya mu ma video agiye atandukanye wowe ubyina muri team ya nuze ya nimba ari Demira oya baburetse timu yabo babyinagaho bakira abapeti bose bahita gute timu yabo we Africa Miro
uraga peti katagira n'umusatsi mwibuke Stone muri Africa Miro bro naramugira umugabo mugize umugabo muzima baye mwizi boga rituza riraje kwa wirwa burya inyama n'inkoko buri munsi wirwa umbwira ngo ibishyimbo bikugira igikara ariko abakobwa twaragobwo nanjye nkirirwa nkubita imitwe ibishyimbo bimugira umukara yajyaga inyama gusa nirwa mbe mutapiga mutera udusebe ariko si cyagiye nirwa mbeshya abakesha nirirwa mbeshya abakire nirirwa mena kwa kabebe ngo ndi kukuvunikiraho karya umuriro we ngo utabigikaru ry'inyama n'inkoko icyo wanyituye ni iki niyo mpamvu nkuvumye kuri live yanjye ndakuvumye ngende umukozi w'Imana Stone ngende urabizi neza ko ndi n'umukozi w'Imana ngiri iyerekwa kandi akenshi iyerekwa ngize ribaryo ndakuvumye uzarindagire mu bagore mpaka ubuzima bwawe bwose ntuzigere wubaka ngo ugire urugo ruzima imyaka 4 yose wambobowe nkuri inyuma ngatererana famiye yanjye ngatererana umwana wanjye we kumamaze ngo ndi kukugaburiraho kagaburirwa mu mabyiwe ibi bigabo niyo mpamvu Mana kugira ngo utunge umugabo Mana tunga umwana wawe cyangwa utunge bene wanyu kuko umugabo ni ikinyendaro ejo n'ejo bundi azaguhinduka azagusuzugura ku kaburubanda azaguteza indaya azajya ku karubanda yibagirwa ibyo wamukoreye byose avuga uburyo uri imbobo avuga uburyo uri indaya yibagirwa ibyo wamukoreye byose wambobo ahubwo ari wowe nje mbarabura wangegera uraje turakundanye unereye ivi urapfukana unereye ivi imbere y'abavandimwe banje ningiye mfura mu rugo mu bakobwa bro nimukazajya muza kudutera iseseme iyo ako gaciro nari guha abavandimwe banje iyo babona nashakanye nawe kandi ari we wampropose byari kwitwa iki wowe uri imbobo uragiye upanganye n'umuvandimwe wanjye proposa urampropose nemeye impeta ndetse ingagarisade curuza zahabu n'imodoka wanjye ese kuri kubivuga wagira ngo ningiri kubwira bibuke kari Stone bibuke kari Stone ni Stone iri kubwira ingagari yanjye sade ngo uri imbobo ingagari yanjye sade ndayibabaje unereye ivi ndakwizeye ndemeye ndavuze ati wenda ubwo wowe uje uri umukene uzanye urukundo rwa nyarwo nta modoka ufite n'amafaranga ufite turakundanye barumuna bawe barankunze bashiki bawe barankunze ababyeyi bawe barankunze abiwanjye papa wanjye aragukunze papa warankunze umuryango bawe umuryango wa kigoryiwe ubwo imitungo iraje tuguza amazu tuvuye mu bukode ubukwe burabura rimwe ngo bube wa kigoryiwe nkubitume n'imbavu wabonaga ngende buza kumanika nkavuga ngo mbaye umugore wa Stone ngiye waraye umennye imbavu no ku giceri cyanjye wa mbobo reka dusimbuke tugeze ku wa 9 iyo ngiye kuri Stone birandenga uryo utumwa kiwenga ariko tugeze kuri cya buri nguni cya buri nguni kivuge nk'iminota 18 gusa bitapike cya buri nguni tugeze kuri buri nguni cya buri nguni ndagatswe neze cya buri nguni cyavuye kuri nuze kuri Jackie b'i Rwanda nawe kikuzaho oya Jackie yakundanye na ntabwo yakundanaga na buri nguni okay tugeze kuri buri nguni nyine twara Jessica jubibutsa ko ibintu byose uri kuvuga ubufitiye proof oya ahubwo kugira ngo mujye muza no kunereta munsi kaminga mujye muninya mutinye kunereta ko muzamvuga ati nitumwanga azaza aratuvuge impamvu ndi kuvuga abangaba Pastor Kim yavuze ko narozwe kutazigera nshaka nanjye ndavuga ati abagabo banciye mu myanya y'intoki bakabaye barangiza abagore kambavuge ubwo tugeze kuri buri nguni cya buri nguni kivuze iminota mike nk'iminota 30 twageze kuri buri nguni mwihangane rwa Estenezite kubera imbeho y'Umusanze harakonje cyane buri nguni okay buri nguni we ngwino hano ariko utaramuvuga kuri buri nguni tubibutsa ko kawunga nziza iryoshye ari mu gurusu mutapinga dore turabura iminota 10 ngo tujye kwa Pastor Kim turabura iminota 10 ngo bajye kubwira Jessica ibye kwa Pastor Kim mwe hari muri benshi muri kuvuga ati Jessica ihangane arabashyiraho na nimero mu mugore ninuze urabona yarababajwe mu rukundo rwose ariko mbibutsa ko kawunga nziza ari mu gurusu banya kubyara mujye kugura mu gurusu bageze kuri buri nguni rero
bigo by'amashuri mujye kuri Mugurusu buri nguni twagiye. buri nguni rero buri nguni nyine okay yaranerese of course nyine icyo gihe njyewe nari umukobwa nyine wiyubashye umunsi nahuraga na buri nguni nari naratangiye Guys, naduhe nimero everybody mutapinge screen. Network ni nkeya mutapinge buri nguni cya buri nguni nicyo bagezeho. Mu gihe agiye mu cyayi ndabibutsa ko kawunga ya mbere nzizi ryose. turakundanye Guys, mutapinge screen everybody. turamubwete nk'ubu bura muyinda byagenda gute kuri umusitari nanjye ndumwe icyo gakobwa ngo yari yarihakanye bita Debora ngo kari kamutwitiye yarihakanye inda bikagera akayemera ntumbaze n'ibiki ndamubwira ati bizagenda gute ko ngiye ndi imbobo ngiye utazaza kunkoroga arambwira ati sha na gahunda mfite zo kubyara kandi nkabona na gahunda mfite zo kwambara kondomi nanjye ndikomereza ndavuga ati nanjye na gahunda mfite zo kurera iminja zitagira basi subiramo ako kantu ngo zo kwambara kondo. nukuvuga hari ukuntu ukundana n'umuhungu mwabakobwa mwe namwe muzi hano nimumbira bagaje ugasanga njyewe naririnze simba murona po kujyana adasambana cyane bura abakobwa baba murona po benshi murasambana kuko muba muvuga ati sindi butwite na buri butaho ufite sesko wasani umukobwa atinyinda umukobwa udafite umugabo yakibona akatwite ariruka gatibika iyo ugize amahirwe ku munsi wacu w'ukwezi ukagera ukabona imihango iraje ushimira Imana ubwo ndavuga aba bakobwa baba basambana n'abantu benshi umva Sami wanze kuzamuka Jessica my love mwanze kuzamuka mu mbabarire komeza ubwo buri nguni yambwiye yuko adafite gahunda zo kubyara kandi adafite gahunda zo kwambara kondomu akoreraho niyo mpamvu nanjye namuretse kugira ngo atazanera inda yirirwa mwirukanka inyuma ngo inda buri nguni ya buri nguni Congress mabite ubu ndimo kwanika abagabo bose bambabaje wamenye ko Cenko afunze Cenko we wa undi twabanaga mu nzu arafunze afungiye Igisenyi yakoze iki wamufatanye ibiro 30 by'urumogi ahubwo bamurase ibiro 30 by'urumogi urumva abana agiye kwica b'abanyarwanda b'urubyiruko agiye kuruga urabumva ukuntu bangana ubu janga ngo turire umuntu bafatanye urumogi ibiro 30 bani nimba ari ugukira cyane hoya ntago ari ugukira cyane uribuka ko nawe Siyera afunze ibi bituba kuki bitera umwaka oya Siyera yambereye imbobo Siyera se sinahoze muvuga ajya Siyera n'uwakangaye simba ku Siyera n'uwakangaye mubambabaje Siyera nago turamugira turi kuri buri nguni wagusyoterega nago yakubwira ngo kamera buri nguni ubwonyine nje nabonaga yanga kwambarisha tonde bivuga ibyo napfuye na buri nguni ariko mwakoreragaho ni kuvuze nyine umva byo yapfuye na buri nguni ariko buri nguni ngewe buradufite oya naga arico cyumva ibyo ngibyo banza umva ikintu twapfuye ariko nago ndakiragiza mwe mwahise mumvugiramo urumva yarambwiye ngo na gahunda afite zo kubyara kandi akaba na gahunda afite zo kwambara kondomi kandi nge simba murona po yanera inda anytime natirinze ngo ncunge neza nk'ikinini na tansama direct noneho ngiye kumusura nka sheri wawe warujya ubukundana n'umuntu ukajya kumusura kwa kundi nyine abatipe mwibana namwe muri yizi gusasa ni ikibazo nimujya mupfa gusasa nimuzi kuzinga imyenda neza ngo mushyire ku murongo ngo mumenye ngifuze ngaha idafuza ubwo nagiye kumuzingira imyenda yo muri garderobe no kumusasira nsanga kondomi iyakoreshejwe imbere y'igitanda burangiye ndi imbobo ya buri nguni ndi imbobo ngiye bura ntago mpfa kurakarira umuhungu ngabone ngo mfashe isokoshi ngo ndasohotse navuze naramuhamagaye ndambwira ngwino hano kuyapa nikwambie kidogo thank you congressman wanje kuyapa nikwambie kidogo pole pole mwese mukande kuri hatima abantu 210 mwakanze kuri hatima tugakomeza story batatumana izo gift zanyu muzazire ko bundi murakahamba ubwo narashashe ndasasa thank you congressman sheri kwa kundi buri gutebeza ishuka muntuze kwa reba zino nzara abakobwa dufite bisaba kuzanikanya tukagenda dushiramo mudobekamo muri matera n'igitanda
sheruzi ibintu byambayeho kwa kundi ukiva kuzana ikanya uri kugenda udobeka mu mpande gutyo ucengezamo mu mpande ishuka ngo yinjiremo neza muri materinete nkubitana n'igikondo cyakoreshejwe munsi y'igitanda kandi buri kantu agira icyumba cye na buri nguni icyumba cye niwambwira ngo ni umukobwa wa buri kantu kuko niwambwira ko yaje kurongora mu cyumba cyawe nawe afite icyumba cye buri wese afite igitanda cye afite icyumba cye mujye mugabanya ubwo buraya bwanyu njye nahise muhamagara mbwa buri ngungu hino hano urarumamagara unesha umutwe buri nguni nagakunda agakingirizo nagakunda agakingirizo urarumbwira ngo ndi mu bagabo ngo nagiye mu kabari ngo nagiye guhostinga ngo nagiye mu bicu unuka iyi prudence ni yande cyakora ikintu ngushimira pe wambwije ukuri umbwira no wowe wayikoreshejeho ariko nyine nago nari gupfa kubyihanganira kuriya niyo mpamvu nahise ngenda rero ubwo bugambo ugenda ubwira buriya bukobwa wirirwa urongora ngo Jessica buranga nago namukundaga ngo arakuze ndakuze kukurusha ubu ngengana nawe ko ngiye mfite imyaka 29 urabona ngenda ishuga mami ubu niseka nkubaze izo nzoga zawe wirirwa gungurira amabyeri cyakora waranguriraga amabyeri waranankundaga disi okay rero ndagira ngo nkubwire ko ugeze mu gihe cyo kurongora nimba waragiye mu bukwe bwa aga promoter ukamwambarira wabonye ibirori yakoreye Miki nawe b'umugabo nka aga promoter rero uwo mukobwa uzakubyarira uzamuha ibirori nka biriya okay niyo mpamvu twashwanye twagiye tugeze kwa kangahe urumva buri nguni ntabwo yakoreshaga prudence yarongoreraga kandi adashaka umwana nese ubwo ibyo binini kinini cyane rero buriya umva nkubwire buri nguni buriya dufite ikibazo gikomeye hari umwana mbere anti yateye inda maze amutegeka kwikuramo ntabwo aba ashaka kubyara rwose kandi uwo mwana yari ataruzuza imyaka 18 oya uramubeshyeye ntabwo mubeshyeye nibyo nta kibazo ariko kugira bamufunga inda mwatuma ari ibimujyana ibyo nabyo nzi ntabwo ari njye ubivuze bazahamagare kwa ngo Resimani buri nguni arabizi mwana yitwa nde mwana mbere anti yitwa nde buri nguni ushatse watera inda ukareka kwirirwa ukuzamo abana b'abanyarwanda inda kuba yaremeye kuyikuramo ntacyo wamushinze rero ubundi umwana udakenewe bamukuramo njyewe impamvu namwanze njyewe ntabwo mba murona po nabonye aho kugira ngo anere inda duserere twirirwe tugurukana ndavuga ati reka shwi kanivaniremo akanjye kaguru twagiye tugeze kwa kangahe tugeze kuba bita Medijo none se reka nkubaze buri nguni Medijo no kangahe buretse gato buretse kurenga buri nguni azi kurongora byadanje afite ingano itese ntabwo ibyo ngibyo bikureba mani nase uragira ngo mbikubwira kurongora ako ko ngurasha kandi ubushaka ko nkubwira nabi urambwira nawe ariko wambwiye ibya buri nguni umva arabizi cyane ndetse cyane afite nihagije se njye ntabwo nzi kureba ibice byayo ngingana iterabyo ariwe na Sitoni urenze ninde bose ko babizira ariko Sitoni